Iyi si yacu yaranzwe n'impinduramatwara zikomeye zamenyekanye ko imyaka yagiye isimburana zitazibagirana mu mateka y'abatuye isi. Inyinshi muri zo zasize umuntu ateye intambwe y'agatangaza n'itandukaniro rikomeye ugereranije n'uko yari abayeho mbere y'izo mpinduramatwara na nyuma yazo. William Mirere izina rye riri iruhande rw'andi mazina akomeye yadukanye impinduramatwara z'akataraboneka zasize isi ihindutse ukundi. Iki ni igice cya kabiri ku mateka y'itorero ry'Abadiventiste mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Nkurunziza Bakate. Tubahaye ikaze. William Mirere siwe tugiye kugarukaho kuko nyuma y'akazi gakomeye yakoze ko kuvumbura umunsi Yesu yagombaga kugarukaho nyamara ntaze, byatumye we ubwe kimwe n'abari bamukurikiye bacika intege bikomeye, abizera baratatana buri wese asubira mu bye. Uwo wabaye umwanya ku bashinyaguzi bashinyaguriraga bagurishije ibyabo ngo bategereje Yesu. Mirere nawe yahise yihutira gusaba imbabazi, yanditse inyandiko zitandukanye ahamya ubwe ko yibeshya akabeshya n'abayoboke be, cyakora Yesu we kuza akabazaza bidatinze. Mu gihe Mirere yari ahugiye mu gusaba imbabazi, abari bafatanije niko bagendaga baburirwa irengero. Mu gisa n'umuyonga wo gutakara burundu kw'inyigisho za William Mirere, havutsemo izindi mbaraga zitari ziteguye gusaba imbabazi namba ku byari byabaye. Mu gihe Joshua Hamuze yari arimo ashinga idini rye, Samuel Sinowe akomeza gutanga amatariki yo kugaruka kwa Yesu. Ku rundi ruhande hari abasore bato cyane bari bakiri gushakashaka mu byanditswe bibaza impamvu nyakuri Yesu ataje. Abo barimo James Springer White, Ellen G. White, John Andrews, Owen Crozier. Ngaba basore n'inkumi babifashijwemo n'umusaza Hiram Edison na mugenzi we Joseph Bates banze kuyamanika, ahubwo birangira bashinze itorero Imana yaje guhamya ko ari iryayo. Iryo torero ryakuwe mu madini mashya menshi yahise ashingwa n'abari abayobozi bakuru mu nkubiri ya Mirere. Hiram Edison ku myaka imwe n'iya William Mirere yamufashije kubara imyaka ya gihanuzi. Bates umukire mu by'ubucuruzi bwo mu mazi yamuteye inkunga mu nkubiri ye. Abandi bo bari abana banabyinjiyemo nyuma. James White witiriwe inzu y'ibitabo yubatse muri kaminuza y'Abadiventiste iri Michigan. Inkubiri yatangiye aribwo ari kugira imyaka 20. Akaba yari asanzwe ari inshuti magara na John Andrews witiriwe ya kaminuza tuvuze haruguru. Uyu we yari afite imyaka 17 ubwo umubabaro ukomeye wabaga. Akanganya imyaka na Ellen G. White, umujakazi n'umuhanuzi w'Imana. Owen Crozier warutaga ari mu bamenyekanye nk'umwanditsi ukomeye bagize kandi akagira umwete mu kwiga ijambo ry'Imana. Nyuma y'akazi kabo katoroshye byasabye imyaka 19 ngo babone kwitwa itorero. Ni itorero ryatangiriye ku mashyiga 3 ryari riteretseho rirakomera kugeza ku mahame shingiro n'uyu munsi bizera. Ku ikubitiro bagaruye isabato yari imaze imyaka 2000 zimiye, bagarura inyigisho y'ubuturo bwera n'umurimo wabwo, bazana umwuka w'ubuhanuzi yabayoboye intambwe ku yindi. Nayo mashyiga 3 batangiye bateretseho tugiye kwibandaho mu buryo bayadukanye rimwe ku rindi. Duhereye ku isabato, naha Mirere n'abayobozi bari bafatanije mu vema basigarira kuko bamwe banze isabato, abandi badukana inyigisho z'inzaduka nka Sinowe w'Iseriya wa gatatu, bikarangira yiyise intumwa ya Yesu ku isi. Uko bamwe barushagaho kujya mu buhabe no kuzimira niko umucyo mushya w'isabato wari urimo urasa. Mu ntangiriro z'1844, mbere y'umubabaro ukomeye, hari umugabo witwaga Frederick Wira wari waratangiye kubahiriza isabato bucece. Wira yari umuvugabutumwa mu itorero ry'Abamethodiste wakomokaga Hillsborough muri leta ya New Hampshire. Yari amaze igihe gito nawe yiyunze ku nkubiri ya William Mirere. Akenshi yakoreraga umurimo we mu matorero ya Washington, New Hampshire. Aha niho yahuriye na Madamu Rachel Oaks wamenyekanye nk'uwadukanye isabato muri ibyo bihe. Rachel Oaks wari umulayiki w'umubatista w'umunsi wa 7, yari amaze igihe gito yimukiye Washington kubana n'umukobwa wari umwarimukazi. Uyu muryango ndetse na Wira bari bamaranye iminsi ibanga rikomeye ryo kuruhuka isabato bucece. Nyamara Rachel yatangiye kurirenga abwiriza isabato. Umunsi umwe ubwo Wira yamusuraga mu rugo, yamutonganije amubwira ko niba yihaye akazi ko kwigisha isabato, ubwo bivuze ko yihaye akazi ko kubwiriza amategeko yose. Undi nawe amuhindukira amubwira ko kwicarana umucyo bahawe ari ukwanga ko wakwiyongera mu mwuzuro wayo. Wira atashye hamwe n'icyaha cyo kubundikira umucyo, arongera akora ubushakashatsi bwimbitse kuri Bibiliya ku itegeko rya 4, kandi yizera ko Imana ishaka ko ubwoko bwayo bwubahiriza isabato. Nyuma y'igihe kirekire cyane isabato isa n'iyaribagiranye muri Bibiliya, Wira na Rachel bayigaruriye abantu basubira kuyiruhuka. Byose ni mbere y'umubabaro ukomeye kandi byasaga naho biva ku muntu bijya ku wundi. Kuko ahagana mu mpeshyi yo mu 1844,
umuvugabutumwa w'umubatisita wabarizwaga nawe mu nkubiri ya William Mirere witwaga Peb, ku giti cye nawe yari amaze gusobanukirwa isabato. Nyamara yaba we cyangwa Wira, bitewe n'uko bombi bizeraga ko Yesu yendaga kuza mu mezi make, ntibigeze barushya bagerageza kumvisha abantu guhindura umunsi wabo wo gusenga. Iherezo ry'ibyiringiro ryo kugaruka kwa Yesu ko ari kwashizwe tariki 22 z'Ukwakira 1844 niryo ryabaye intangiriro ya Wira na Peburo yo gutangira noneho kwigisha abantu isabato. Peburo muri Gashyantare 1845 yasohoye inyandiko nini ku ngingo y'isabato yari ikubiye mu gatabo kakwirakwiye mu Badivantiste nk'uko bari bakitwa icyo gihe. Naha Joseph Batesa amenyera bwa mbere isabato mu nyandiko za Pebo. Uyu mugabo Joseph Batesa amafaranga ye yose yari yarashiriye mu gutera inkunga inkubiri ya Mirere, ariko ntiyashoboye kwihangana atumvise neza iby'isabato kugeza akoze uko ashoboye kose ngo ajye gushaka Wira amubwire byinshi. Mu gihe yari agishakisha amafaranga yamugeza kuri Wira, ntiyicaye ahubwo nawe yongeye gusubira muri Bibiliya ashakamo isabato. Ntago byari kumugora gushaka muri Bibiliya ijambo ribonekamo inshuro 172. Nyuma y'uko nawe ayibonyemo umucyo runaka, yerekeje New Hampshire muri Gicurasi 1845. Joseph Batesi yageze mu rugo rwa Frederick Wira saa 10 z'urukerera, nta numwe wo mu rugo rwa Wira wari witeze umushyitsi nk'uwo. Guhera akihagira biganye amasomo yari yitwaje mubaza ibibazo, arabisubiza asubira iwe anyuzwe kandi yemeye rwose isabato. Agenda yahuye n'inshuti ye ya kera yitwaga James Hall. Hall yamusuhuje mu kamenyero kabati nayahe makuru mashya Kapiteni Batesi, nawe amusubizanya akanyamuneza ati amakuru nuko umunsi wa karindwi ari isabato y'Uwiteka Imana yacu. Bidatinze James Hall nawe ahita yifatanya na Batesi. Inkuru nk'iyi yanageze kuri Mariana Stowell. Uyu yari umwana w'imyaka 15 wari waraburiye ibyiringiro bye byose mu mababaro ukomeye, kuko bari baragurishije utwabo twose n'ubutaka mu nkubiri ya Mirere kubwo kwitegura Yesu bizeraga ko agiye kuza. Mariana Stowell niwe ugeze inkuru y'isabato ku musore w'imyaka 17 John Andrews. Uyu si uwo ari we wese mu mateka y'Abadivantiste, kuko ni nawe witiriwe kaminuza yabo iri Michigan yitwa Andrews University. Uko umucyo w'isabato wakwirakwiraga binyuze mu mazina twavuze haruguru, ni nako hari abandi barimo bubaka ubuturo bwera mu myizerere yari igiye kurushaho gukomezwa n'impano y'umwuka w'ubuhanuzi. Mu gihe abizera b'Abadivantiste bari barimo gukwirakwiza ukwizera kwabo no kumvikanisha ibyabaye mu 1844, Imana yabahaye inkunga ndetse n'ibimenyetso bishya byerekana ko ukuboko kwayo kwakoranye na Mirere. Ibi bimenyetso byaje binyuze mu mukobwa muto wahamagawe n'Imana kuba intumwa yayo. Elina Hammond yari umukobwa w'umunyantegeke kandi w'umurwayi. Ku myaka 17 uyu mukobwa ukomoka muri Maine, Imana yari imaze kumuhamagarira kuba umuhanuzi. Mu Kuboza 1844, ni ukuvuga nyuma y'amezi 2, nibwo bwa mbere Elina Hammond yahawe yerekwa n'Imana. Muri iryo yerekwa yeretswe itsinda rito ry'abizera b'Abadivantiste berekeza mu ijuru mu nzira igororotse kandi ifunganye hejuru y'isi. Yeretswe urumuri rwinshi mu gutangira urugendo rwabafashaga kumurikira inzira yabo. Mu gukomeza iyerekwa yahawe inshamake ku kuza kwa kabiri kwa Yesu no kwinjira kwe kwa hera cyane ho mu ijuru. Icyumweru kitarashira ahabwa iyerekwa rya kabiri rimutera imbaraga yo kujya gusangira n'abandi ibyo yabonye. Ihamagarwa rye ryaje rikomeye atabasha kuryihakana. Nubwo ubuzima bwe bwari bumeze nabi kandi nawe ari muto cyane ndetse asanzwe agira ubwoba, kongeraho urwikekwe rukomeye rwari rutewe n'ibyo bari bavuyemo, Elina Hammond yasanze ari ingenzi kubwira abagenzi b'iby'amayerekwa yari amaze kugira. Nubwo yatinyaga kurwanywa, ubwo bwoba bari bafite nibwo bwari bwarabaye ku bandi bituma impano y'ubuhanuzi yari irababanjirijeho ibavaho ijya kuri Ellen White. Uwa mbere yari William Foy w'i Boston, umubatista wari umunyeshuri mu ishuri ry'abepiskopi ahagana mu 1842. Yahawe amayerekwa 2 asobanura ukuza kwa kabiri kwa Yesu n'ibihembo ku bwoko bw'Imana. Uyu William Foy yanze gusangira ibyo yeretswe ku mugaragaro n'abandi, atari kubera gutinya kwitwa umusazi nk'uko babyitaga bari mu nkubiri ya Mirere, ahubwo nuko yari afite inkomoko muri Afurika. Yarazi neza ko umuntu nkawe w'umwirabura w'umucakara nta numwe wata umwanya yita ku byo avuga, mu gihe icyo gihe abacakara batafatwaga nk'abantu. Maze umwanzuro we wabaye wo kwicecekera. Impano ye Imana yimurira kuri Hazen Foss wo muri Portland, Maine, uwahawe iyerekwa risa cyane n'iyerekwa rya mbere rya Ellen Hammond. Uyu Hazen Foss asa n'uwamaganye iyi mpano kubwo gutinya n'ibyo azahura nabyo kuberayo. Ntiyarushya agira icyo avuga arinumira, amaze kubyanga yatangajwe kandi ababazwa nuko n'umwuka w'Imana yamutaye. Kubera ubwoba yahise atumiza itsinda ry'abantu ngo babwire, ariko ntiyagira na kimwe abasha kwibuka kuko impano yari yamaze kugera kuri Ellen Hammond. Mu byatumye Ellen Hammond arekera kunangira ijwi ryamusabaga kubwira abandi ibyo yaramaze kubona,
ni Hazen Foss amwihanangirije akomeje amubwira ko umwuka utazamutindaho igihe nawe yafata umwanzuro wo kugira ubwira ijambo ry'Imana nk'uko yari yategetswe kuribwira abandi. Amayerekwa ya Ellen Hammond yahuye neza n'iyerekwa rya Hiram Edison, umusaza wari ukomeye muri muvema ya Mirere, mu iyerekwa yagize muri Mata 1845 ubwo yari kumwe n'inshuti ye Owen Crozier. Ubwo bagendaga maze Crozier akabona Edison asigaye inyuma mu buryo butunguranye. Ni iyerekwa ryakurikiye amakangura y'isenga yari yatangijwe na Hiram Edison avuga ko igisubizo cy'ibyabaye mu mubabaro ukomeye cyari mu masengesho. Maze mu murima w'ibigori Edison na Crozier yabajyana nibwo ijuru ryafungukiye Hiram Edison mu kanya gato cyane. Ubwo Crozier yamubazaga icyari kimubayeho, Hiram yamusubije ko amasengesho yabasubijwe kuko abonye Yesu ava ahera akerekeza ahera cyane. Naho inyigisho y'ubuturo bwera n'imirimo yabwo ihera nk'imwe mu nkingi eshatu Abadiventiste batangiriyeho. Nk'uko Joseph Bates, Uwira na Pebro bari bazanye umucyo w'isabato mu minsi yari ishize, ni nako Hiram Edison na Crozier bari bagiye kuzana umucyo w'ubuturo bwera bashyigikiwe n'amayerekwa ya Ellen White wari uzanye impano y'umwuka w'ubuhanuzi. Ngaya amashyiga atatu itorero ry'Abadiventiste ryatangiye riteretsweho. Ubu cyari igihe cyo kwandika kuri izo ngingo, maze inyandiko zirakwirakwizwa mu Badiventiste. Byageze mu 1848 basanga bagomba kugira umurongo ngenderwaho kugira ngo babone uko bakomeza kwitegura Yesu bari bakiteze ko atazatinda. Cyakora umukambwe Hiram Edison abavamo mu mwaka wakurikiyeho w'1849, anari wo William Miller atabarukira agasiga ibintu ntaho biraye. Ni mu gihe Samuel Snow yari akomeje kugera kure y'iyita intumwa rukumbi ya Yesu mu isi. Abasore n'inkumi bari bimubiye mu cyitwa Sabbatarian Adventist bari bakataje mu bumenyi kugeza naho bamenye impamvu Yesu ataje mu mwaka w'1844. Nubwo James White, Ellen G. White, Joseph Bates na Hiram Edison aribo bakozi ba mbere bagize uruhare mu kwamamaza ukuri kwinshi gushya kwagaragaye nyuma y'umubabaro ukomeye, ariko hari abandi Badiventiste benshi barushijeho kwiyongera no kwiyumvamo inshingano zo kwamamaza ukuri. Kugeza mu 1848 abizera batatanye bumvise ko ari ngombwa guhurira hamwe, maze bagahitamo gutegura inama nto ziteye nk'amateraniro yo mu nkubiri ya Mirere yo hambere. Amateraniro nk'ayo yatumye habaho guterana inkunga ndetse banashinga ihuriro rishobora gukoreshwa mu gushyiraho imirongo y'imyizerere. Amateraniro ya mbere yashinze imirongo migari y'imyizerere yabereye mu rugo rwa L.H. Campbell ku isabato i Middletown yabaye ku ya 20 kuza kuri 24 Mata 1848. Nyuma y'isabato yakomereje mu rugo rwa Albert Belden ku musozi wa Rock muri leta ya Connecticut. Amateraniro n'inama byagenze neza ku buryo bidatinze hashizweho gahunda z'inama nk'izo. Kubera ko abizera b'Abadiventiste nta buryo bwari buhari bwo gutera inkunga inama n'amateraniro nk'ayo, bagombaga kwitanga ubwabo bagakusanya amafaranga. Byasabye James White gukora akazi ko kwahira ibyatsi, akabigurisha ababimusabye mu gihe cy'ibyumweru 5 byose kugira ngo abone amafaranga ahagije azamufasha we n'umugore we. Ellen na White bari bamaze igihe gito bashyingiranwa. Ni ingendo biteguraga zo kwitabira inama ebyiri zagombaga kubera i Voronezh na Post Gibson muri New York. Izi ni inama zikomeye kuko zari zigiye gutanga umurongo mushya bari bagiye kugenderaho. Hari hakirimo abantu benshi batemera Ellen White nk'umuhanuzikazi n'izindi ngingo nyinshi zitavugwagaho rumwe. Muri izo mpaka zose nibwo Ellen White yahise ajya mu iyerekwa. Ariva amazanye igisubizo ababwira ko bakwiye kuva mu kutumvikana barimo, ahubwo bakabwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu buri mu Byahishuwe 14. Ni inama zagoranye ariko zatanze umusaruro ufatika, banavanamo ya mirongo runaka y'imyizerere bahuriyeho. Ni inama zagizwe n'amateraniro 6 arangira bahurije ku bintu bimwe bagombaga kugenda babwiriza: kuza kwa Yesu Kristo, imiterere y'umurimo Kristo akorera mu buturo bwera bwo mu ijuru harimo kubweza byatangiye mu 1844, agaciro n'akamaro k'isabato umunsi wa 7, akamaro n'uruhare rw'impano y'umwuka w'ubuhanuzi, inshingano yo gutangaza ubutumwa bw'abamarayika batatu, ubusobanuro ku rupfu nk'ibitotsi ndetse no kudapfa kwasezeranijwe, igihe cy'ibyago 7 by'imperuka no kurimbuka kwa nyuma kw'abanyabyaha nyuma y'imyaka 1000. Ibi byose byaganisha ku kuvuka kwa nyako kw'itorero no gutangira kwambuka imbibi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajya kubwiriza andi mahanga mu izina ry'Abadiventiste umunsi wa 7. Kuko byageze mu mwaka wa 1863 nta gihugu na kimwe barabwiriza n'iryo zina batararifata. Naha James White akura igitekerezo cyo gukuza itorero rikanogeza ubutumwa bagakwirakwiza n'umucyo bari bamaze kugira. Nyuma yo guhuriza ku ngingo zo kwizera, igihe cyari kigeze noneho bagashinga itorero.
Igitekerezo cya mbere cyo gushinga itorero cyatanzwe na James na Ellen White, babiri muri batatu bashinze itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Mu mpera z'umwaka w'1853, James White yanditse ingingo ya mbere yatunganijwe neza ivuga ko hakenewe gahunda y'ibwirizabutumwa. Mu myaka 6 yakurikiyeho ya gahunda y'itorero yanditswe neza kurushaho, banavuga ko bakwiriye kwirinda inzego z'ubuyobozi mu itorero. Inyandiko itunganije neza yasohotse muri Review and Herald mu 1859. White yari amaze kubona uburyo bwose bushoboka maze itorero rigatangira ryishingikirije ku byanditswe byera gusa. Yigeze kwandika ati, ubu twishimiye kubona abantu benshi bateraniye hamwe bakurikiza amahame ari mu byanditswe byera. Uko itorero ryakuraga niko umurimo wa Ellen White wagendaga urushaho kugaragara. Yanditse ku nshuro ya mbere ku byerekeye gahunda y'itorero ahagana mu mpera z'umwaka w'1850. Yanditse agira ati, nabonye ko ibintu byo mu ijuru byose biri kuri gahunda. Nubwo abantu benshi barwanyaga igitekerezo cyo gushinga itorero kugeza mu mwaka w'1860, Ellen White yari agikomeye ashikamye we n'abandi bagabo bake ku gushinga itorero. Nk'uko yari bigaragaje mu mwaka w'1854, yashimangiye ko gahunda mu itorero igomba kwerekana gahunda yo mu ijuru. Bityo rero ikintu kigiye kumanura gahunda y'ijuru mu isi atari cyo kwirengagizwa. Mu zindi mpamvu zatumye Ellen White aharanira ko hashirwaho itorero, harimo kwemera ko amategeko y'Imana yubahirizwa kandi akererezwa. We n'umugabo we James White bari bariyemeje guterura haremereye mu murimo wo gukuza itorero. Bari bariyemeje gukora ibivunanye kurusha ibindi, ariko hakabaho itorero ry'Imana mu isi. Ellen White yakomeje gushyigikira ko hakenewe itorero, maze mu ntangiriro z'umwaka w'1860 no muri Kanama 1861 yandika yamagana urucantege n'abadafite ubutwari mu kwizera ku bijyanye n'itorero n'imikorere yaryo, anatera imbaraga mu buryo bukomeye abari bahuje umurongo wo gushinga itorero. Umurimo yakoze muri iyo myaka werekanye ko afite umumaro ukomeye mu itorero ryendaga kuvuka vuba. Byose byari bitegereje umwaka w'1863 ngo itorero riboneke mu buryo budasubirwaho. Hari hasigaye imyaka 2 ngo uyu mwaka ugere, ariko hari ikintu cy'ingenzi abagize uyu muryango batavugagaho rumwe. James White yanditse ko yumva bikwiriye kuzagenda ngo umutungo w'itorero uboneke nuko ugomba gucungwa. Ariko mugenzi we Corote ntiyamwumva neza, avuga ko ibyo James White ari kuganishamo abantu bizarangira bibagize Babuloni. Gusa yemeza ko azagendera ku cy'Imana izategeka. James White yavuze ko inzira zose zitamaganwa n'ijambo ry'Imana zakoreshwa ariko ukuri kukagera kure gushoboka. Muri Gashyantare 1860, James White yongera kwandika asobanura neza ko umutungo w'itorero, anongeraho ko abakristo bakwiriye gushaka izina bazita itorero. Mu nama idasanzwe yahamagaye Battle Creek hagati ya 28 Nzeri kugeza ku ya mbere Ukwakira 1860, ikibazo cy'izina ryemewe cyari ku murongo w'ibyigwa. James White yabanje kuvuga ko akunda izina itorero ry'Imana kubizera bakivuka. Andi mazina yari yatanzwe harimo Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Ku ya mbere Ukwakira, nyuma y'impaka ndende ku ngingo zitandukanye, intumwa zemeje izina Abadivantisiti umunsi wa karindwi. Rifungura inzira yo kwemerwa ku mugaragaro nk'itorero ryari maze imyaka 19 ridafite izina mu buryo bufatika. Izina ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi ryatanzwe nk'izina ryoroshye kandi ryerekana kwizera kwacu. Ayo ni amagambo ya James White nyuma y'inama. Guhitamo izina n'ingingo y'umutungo sibyo byizwe gusa muri iyo nama idasanzwe, ahubwo hananditswe amahame shingiro y'itorero bahita banagena uko inama nk'izo zizajya zigenda, aho y'ubutaha yashizwe muri Mata 1861. Nayo ikaba yarabereye i Battle Creek yabaye hagati y'itariki 26 na 29 Mata 1861. Ikaba yaremeje imyanzuro yari yafatiwe mu yandi manama, ndetse bashinga komite 9 zari zishinzwe gukurikirana ibintu bitandukanye, cyane cyane hagamijwe kwagura umurimo. Naniho abantu mu matorero atandukanye bazanye inkunga zabo batizigamye. Hanashyirwaho uburyo bwo kuzashyiraho abakuru b'amatorero. Nyuma y'iminsi 10 komite yashizweho yo kwiga umurongo ngenderwaho wo gutegura abakuru b'amatorero 40. Raporo yerekanye uburyo bwo gutora no gushyiraho abayobozi b'amatorero, kwakira abayoboke bashya mu busabane, n'amabaruwa y'ishimwe yo kwimurira abayobozi mu yandi matorero. Raporo yatanze ibindi bisobanuro ku by'umurimo w'abadiakoni. Inama ikurikiranaho yabereye i Monterey muri leta ya Michigan ku ya 4 Ukwakira 1862. Aha niho bwa mbere intumwa zatumwe mu birere bitandukanye mu isi, haba muri Amerika no hanze yaho. Ibihugu byihutirwaga kubwirizwamo cyari Ubwongereza n'Ubusuwisi. John Andrews ari mu bagiye mbere kubwiriza andi mahanga. Uyu nawe n'umwe muri 4 bahetse itorero ry'Abadivantisite kugeza rikuze. Uwitwa Age Daniel
wabaye intumwa ikomeye yavuze ku bijyanye n'itorero rya mbere ndetse n'iby'inama ya Michigan mu 1861 ati niyo nama ya mbere y'agatangaza kandi ya mbere yigeze gutegurwa n'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ni inama yagaragajemo kwiyumvamo inshingano. Inama ya mbere ya General Conference yari iteganijwe mu Kwakira 1863. Icyakora bisabwe na James White yigizwe imbere muri Gicurasi 1863. General Conference ya mbere mu mateka y'Abadiventiste yitabiriwe n'abantu 20. Yabaye guhera tariki ya 20 Gicurasi kugeza kuri 23 ku kwezi 1863. Iberi Battle Creek, Michigan. Icyigisho cya mbere cyatangiye ku isaha 12. Intumwa enye zari zaturutse mu nama yabereye New York, intumwa 2 zaturutse muri Ohio, intumwa 11 zaturutse Michigan, umwe muri Wisconsin, 2 baturutse Iowa, n'umwe muri Minnesota. Ellen G. White nawe yari ahari. Iyi niyo General Conference yabumburiye izindi, isiga inemeje bidasubirwaho izina ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ryari ryaratoranijwe mu myaka 2 yari ishize. Inama yemeje inzego z'itorero zari zasohotse mu nyandiko yo muri Review and Herald ku ya 11 Kanama 1861. Imiterere y'imiyoborere yari yoroshye ifite inzego 3: itorero n'umukuru waryo, Local Conference n'umukuru wayo, na General Conference igizwe n'amatorero yose ikagira umukuru wayo. Hashizweho perezida w'inama rusange, umunyamabanga, umubitsi na komite nyobozi ya 3. General Conference yagombaga kuba buri mwaka. Iyi nama yasize igize James White umuyobozi wa General Conference binyuze amatora, akaba yarabaye kuri uyu mwanya mu bihe bitandukanye. Yaje gutabaruka mu mwaka wa 1882. Mu kiganiro kizakurikiraho tuzababwira iterambere ry'umurimo kuva mu mwaka wa 1863 kugeza mu 1888. Ubwo umuhanuzi Ellen White yeruriraga Abadiventiste uhereye mu 1888 ko babaye nk'andi madini yose kuko umwuka wera yari yabavuyeho. Ni igiki mu by'ukuri cyatumye umwuka wera ava ku Badiventiste umunsi wa karindwi nyuma y'imyaka 44 gusa? Biri mu byo tuzagaruka mu kiganiro gitahana aricyo cyanyuma, aho tuzagaruka by'umwihariko ku byabereye i Minneapolis ubwo bangaga kumugaragara ubutumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera bwari butwaye na A.T. Jones na Wagonere. Uramutse ufite amatsiko ku byabaye muri icyo gihe, ntuzacikwe n'igice cya 3.